Yes, hello guys, nizere ko mumeze neza. So uno munsi rero twagarutse muri ya application ariko tuje kubereka uko babikuza muri FMC Pay. So murabona ko tugiye kubikuza aya madolari uko ari 15 atugereho muri wallet yacu live mubibona muri iyi video. Nkwibutsa ko iyi application aya mafaranga uyakoreramo nta gishoro utanze. Turaza kurebera hamwe ibyo usabwa kugira ngo ubashe kuba wabikuza muri iyi application, dore ko bitagoye. Ikintu burya kidasaba igishoro uragikora uko byagenda kose, kuko nubundi nta kintu kiba kigoye nyine kiba kirimo. So hano rero murabona yuko dufiteho amadolari 15 n'ibice 33. Turashaka kuyabikuza rero. Nk'ibisanzwe rero turaza hano kuri wallet, hano handitse ngo wallet, niho tugiye gukanda. Nitumara kuhakanda rero barahita batuzanira hano kuri overview no kuri spot no kuri buy and sell no kuri margin. So turaza dukanda hano kuri spot. Nitumara gukanda kuri spot turahita tubona yuko hano dufiteho ama USDT. Hano muri kubibona, hano muri kubibona ko dufiteho aya ma USDT 15. Hano murabona ko ari USDT, muri kubibona. Turaza tuzikandeho. Nitumara kuzikandaho rero barahita batuzanira withdraw. Hano hasi muri kuyibona, hano handitse ngo withdraw, niho turi bukande n'ubundi. So rero iyo umaze gukanda withdraw hano, urabanza ukareba hano hasi. Murabona yuko dufiteho 15 nk'uko nari nabivuze. Minimum yo kubikuza ni 15, sorry ni 10. Noneho hano network fee baradukata pain, ni ukuvuga ngo baradukata coin yitwa pain. Noneho icyo tugiye gukora hano rero, mbere yuko tubikuza, tugiye gushaka pain. Barakata ama pain 5 niyo bakata. Twebwe rero tugiye kubanza dushake pain. Turagaruka hano inyuma. Nitumara kugaruka inyuma, tegereze gato cyane, turaza dukande hano. Ukundi kubikora nawe ugomba kuba ariko ubikora step by step. Turaza dukande hano kuri pain and USDT, hano niho turi bukandi. Urakanda. So numara kuhakanda rero, icyo tugiye gukora hariya rero, tugiye kugura pain. Hano turaza dukande buy. Nitumara gukanda buy, turareba hano ko nubundi biri muri buy nyine. Hanyuma duhite tuza hano dukande kuri aka kantu kari hano, kaga fresh kareba hasi. Biroroshye, hari abantu ariko baba batabizi. Hanyuma turaza dushyiremo market. Icyambere nuko ubikora neza nkuko nabikoze. Urashyiramo market kuko tugiye kugura nyine ni ku isoko. Hanyuma turashyiramo izo dufite zose, tugiye kuzigura ama pain, ariko nanone turaza kongera kuzigurisha. So nizere ko turi kugendana. Icyo tugiye gukora hano rero, tugiye guhita dukanda buy pain. Tegereze. Murabona ko bibaye bikunze, buriya twamaze kugura pain. Noneho twabibonye ko dukatwa ama pain 5. Noneho twebwe rero icyo tugiye gukora, tugiye guhita twongera tugurishe za pain tuguze. Twaziguze, twabibonye ko twaziguze, tugiye guhita twongera tuzigurisha, ariko turagurisha nya dusigeho 5 zo gukata. Right, nizere ko ibyo bintu muri kubyumva guys. Reka tubanze ducekinge turebe se ubundi dufiteho pain zingahe. Tugiye kureba kuri wallet turebe se ubundi tuguze ama pain angahe. So nkuko muri kubibona dufiteho ama pain 29, kuko twagurishije ya madolari yose twari dufite. Tugizeho pain 29. Noneho tugiye kubikuza, turasigaho kugurisha pain, turasigaho 5 zonyine. So twihuse cyane, tubikore twihuse. Turongera tuze dukande hano, hanyuma
dufiteho 29, katubanze dushyireho max hano turebe. Dufiteho 29 n'ibice 96. Ubwo turasigaho 5, kubishatse kuvuga ko tubikuza 24 n'ibice 96. So nizo tugiye kugurisha. So nizo tugiye kugurisha 24 n'ibice 96. 7 ndareka ndekere hano 24 n'ibice 96 nizo tugiye guhita tugira gute tugurisha. Ndi kubibona neza uko bimeze. Turahita dukanda hano kuri sell, tegereze. Murabona ko nabyo bikunze. Uko byagenda kose dufiteho pen 5 zo gukata, ndetse katurebe nitugaruka hano kuri home, nubundi murabona ko ari yandi nubundi dufiteho. Nituza hano kuri spot, turakora refresh, hano kuri overview, nubundi murabona ko ari ya madolari tugifiteho, ariko ya network ni nkeya, ariko nubundi twamaze kubikora byo twabibonye ko twamaze kugurisha, tusigaranaho pain. Nkuko narimbe babwiye rero, murabona yuko tugiye kubikuza amadolari 12 n'ibice 70. Noneho pain zo gukata ngizi 5 twazisizeho. Mwabibonye uko twabigenje, biroroshye guys, ntazagira umuntu umbwira ngo byamunani. Noneho tugiye kubikuza byihuse. Turahita dukanda nubundi kuri withdraw, hano kuri withdraw, hanyuma dukande kuri USDT, hanyuma tugiye hehe muri wallet yacu kuzana wallet address. Tugiye hehe? Ngiye ndashaka kuyabikuriza hehe? Kuyabikuriza kuri OKX. Wowe ushobora gukoresha Binance cyangwa se n'indi wallet ufite, ariko ngewe misemo OKX niyo ngiye kubikurizaho. Ndaza nkande hano kuri deposit crypto, makande. Nimara kuhakanda rero, nshobora no kuza nka searchinga. Iyo ubonye bitinze ushobora gusearchinga USDT, ariko ndabona yaje USDT hano, yaje. Uyikandaho. So iyo umaze kuyikandaho rero, nababwiye ko ikintu cya mbere uba ugomba gucunga ni network. Tugiye gukoresha network ya TRC20, Tron TRC20 niyo network tugiye gukoresha. Kabanza ukabisuzuma neza ko network igiye guhura niyo uri bubikurizeho. Murabona ko ni TRC20 tugiye gukora. Iyi wallet address, aya magambo muba mubona niyo boherezaho ariya mafaranga. Ibi bigambo ubona bidasobanutse bimeze nk'ibivirus ukuntu, nibyo bagiye kutwohererezaho. Turaza tubikorere copy, murabona ko bibaye copied. Hanyuma dusubire hano muri FMCP, dushyiremo ya wallet address. Murabona tuyishyizemo, turayipestinze. Noneho hano turareba network. Nakubwiye ngo iyo udacunze ibintu byose hano urahomba. Hano tugiye gukoresha network ya TRC20. Ntabwo turi bukoreshe BEP20 cyangwa se 8RC20. Ntabwo ariyo turi bukoreshe. Tugiye gukoresha iyi ngiyi kuko niyo network dukuye hariya, niyo tugiye gukoresha. Bagira ngo ukurikira akantu ku kandi ejo utayabikuza akayoba. Murabona yuko network yagiyemo. Noneho tugiye gushyiramo ayo dushaka kubikuza. Turabikuza 11 n'ibice 70.
ibi bindi wenda reka tubirekereho, tuzayabikuza ubutaha. Ibyo bice bindi biri inyuma tuzabikuza ubutaha nitugaruka. Hanyuma turete dukora hano withdraw hano hasi. So rero hano bari kutubwira ko tugomba gukora iki rero. Tugomba before withdraw you need active Google Authenticator security. Tugiye gukora iki? Tugiye gukora Google Authenticator, niyo tugiye gukora. Nizera ko ibi bintu muri kubibona neza. Hari abantu ariko batazi no gukoresha Google Authenticator. By the way, mugiye kubibonera hano. Turaza hano kuri unverified, tuhakande. Tumara kuhakanda dukande OK. Noneho tugiye kuza dukore screenshot. Kambaze manure utu tuntu. So dukore screenshot, niyo tugiye gukora. Dukoze screenshot. So iyo umaze gukora screenshot rero ujya kudownloadinga Google Authenticator kuri Play Store. Ushaka waza ukasachingamo Google Authenticator, bahita bayikwereka hano hejuru. Ziza ari izi application, iyi ningi zose murabona ko ari Google Authenticator, ariko twebwe tugiye gukoresha iyi. Wenda nawe uzakoresha iyo ya mbere. Turayifungura kuko twari twayidownloadinze. So ibyo tugiye gukoreramo rero hari igihe mutaza kubibona bitewe n'umutekano. Izi application nyinshi zigiye zifite umutekano uhambaye ku buryo ibyo umuntu akoreramo imbere wowe ubwawe udashobora kubibona. So turaza dukanda hano kuri add account. Hano handitse ngo add account. Ukimara kugera muri Google Authenticator yawe urakanda hano handitse ngo add account now. Niho tugiye gukanda ubyemeze. Numara kubyemeza noneho barakuzanira scanner. Sinizera ko muri kubibona. Hanyuma barakuzanira scanner aho tugiye gushyiramo ya foto. Hari ahanditse enter n'ahanditse ngo upload. Turakanda kuri upload tushyiremo ya foto twakoreye screenshot. Nizere ko ibintu byose turi kumvikana. Kubera ko ndabizi ko Authenticator igira umutekano wambaye, ibi ndi gukora wowe ushobora kutaza kubibona. So ukimara gushyiramo kwa uploadingamo ya foto wakoreye screenshot, bahita baguha code direct. Bahita bakwereka username yo muri FMC Pay ndetse bakaguha so bagahita bakoherereza code rero code tufa uhita uyikorera copy. Ntago kwiyandikisha birimo muri iyi application, wowe uyifungura kuri ya gusa ugahita ugaruka hano muri FMC Pay. Ugaruka hano muri FMC Pay. Iyo umaze gukopiya iriya code, kadutegereze. Nkwibutsa kugira ngo ujye ukurikira video zacu nuko ukora subscribe. Ukora subscribe kugira ngo tujye tubana. So hano rero tugiye kongera tubikuze. Murabona yuko bari badushubije inyuma. Turashyiramo ya wallet address. Ndakeka iri hano ni ngiyi. Hanyuma dushyiremo na network RC20. Kambanze checking ndebe ko ariyo. Naza kuyahomba. Ni ngiyi ya niyo. Nabibonye ko ariyo. Urabanza ukabicekinga kugira ngo utayahomba, kuko iyo yahombye nta ubaza. Noneho turandikamo ayo tugiye kubikuza 12 n'ibice 70. Mwibutsa ko iyi application uyikoreramo amafaranga nta gishoro utanze. Twabibonye uburyo byose bigenda. Amake yo kubikuza ni $10. Noneho iyo wiyandikishije uhabwa $5. So ndaje ndakugira inama y'icyo ukora kugira ngo wuzuze 10. Biroroshye. Turahita dukanda kuri withdraw. Hano bari kutubwira ko ntuza yacu itabaye active. Ntabwo yabaye active. Turaza dukande continue, hanyuma dushyiremo ya code baduhaye, duhite dukanda confirm. So hano baratubwiye iro. Iyo bakubwiye iro rero nk'uku nguku hano muri kubibona, code iba yabaye expired. Code iba yabaye expired. Dusubira muri Authenticator, kuko code nk'izi ngizi murabizi nta kanya kenshi zimara. Usubiramo kuko ubu bamaze kuduha indi code muri Authenticator. Usubiramo ugakopiya iyi code baguhaye nyine
y'aka kanya. Kode baduhaye ni iyi ngiyi, reka tuyizane tuyishyiremo, turahita tuyishyiramo hanyuma duhite dukanda confirm. Murabona ko direct isiba verified, muri kubibona biroroshye cyane, ni nk'ako kanya. So noneho tugiye kongera kubikuza, kanda withdraw. Hano noneho bagiye kutwoherereza kode nanone. Kode rero bagiye kutwoherereza niyo kuri email ndetse niyo kuri authenticator nanone. Impamvu twabanje gukora biriya, nabanje kubereka n'abantu mutazi gukoresha Google Authenticator, burandizira ko mwabimenye. Niba utabimenye nyandikire, ntacyo nzajya ngusobanurira aho utumva. Hano ndohereza kode kuri email, kuri authenticator ho nibisanzwe ntago wirirwa ujya kuyohereza, ujyayo nk'ubu ngubu kode bamaze kuyishyiraho ukayikorera copy, ugahita ugaruka ukayishyiramo. No kuri email murumva ko kode yamaze kungeraho yo kubikuza. Kode ni 057739. So 057739. Nibyo ra? Oya, 957739. Narembyishe 95. So noneho iyo birangije uhita ukanda hano confirm. Confirm hano hasi. Hano muri kuhabona. Murabona ko God ato ubu ngubu iba yarangiye, tugiye kongera kuzana indi kode. Kode ntago zitinda. Wishyiramo tukanda confirm. Murabona ko withdraw ibaye successful, muri kubibona hano. Successful, active withdraw successful. Tugiye gutegereza ako kanya ahise atugeraho, nta munota nta masegonda, ahise atugeraho. Murabona yuko dushyizeho hano, niba muri kubona notification hano hejuru, hano murabona ko batubwiye ngo deposit 12.70, credit your account confirm network. Ubu amaze kutugeraho. So guys, rero ngiye kukubwira ibyo usabwa hano muri iyi application kugira ngo ubikuze. Twabibonye ko amake yo kubikuza ni $10. Hano muri kubibona, mwabonye ko ariyo twabikuje. Uko twabonye peni zo gukata mwabibonye, twe dufiteho 15. Peni zo gukata ubwo zingana n'amadolari $2.50 gutyo. Murabona ko rwose bahise bayashyiraho abaye credit. Hano muri kubibona ngo deposit 12 has been credited, yamaze kutugeraho n'ubundi bura 12.70. So guys, iyi application murabibona ko ikora neza, nta gishoro usabwa. Icyo usabwa rero hano ni iki? Murabona ko yayandi twari dufiteho kuri balance yashizeho, nitworaho refresh, murabona ko nta kintu namba gisigayeho, twamaze kuyabikuza. So